yamwishe rero yari yambaye agasuve gutya, yamwishe nabi mbese kari agasuve yari katanagerana hano, kari kanyuje hano gutya guko nyine gusa niko yari yambaye buri arangije amukata izosi gutya, iki cyose yari yagikase yakirangije, n'ahandi hose yamuteraguye ibyuma. Umva yamwishe urubozo, ntawabona ukuntu umuntu yabivuga. Sanze umukobwa aryamye hano ku muryango agaramye areba hejuru, umutwe ugana hano, wari ukase hasigaye inyuma hato, ariko yakatishije icyuma ageze imbere hano hasamye. Iyi nzu umusore yakoreragamo yari ikinguye na butike irangaye. Umukobwa niwe wari uri hano, ariko saa sita nahahaga nkasanga uwo mwana ari mu rugo aha. uwo mukobwa na nimugoroba nkajya nza nkasanga arahari, nkanabaganiriza nkamubwira nti yewe sha ahantu uramenye ntuzamuca inyuma, ntugire ngo ntituba tubireba. Abana bagaseka nkabona mwarabibonaga ko bakundana rwose pe, nkabona nta kibazo gihari. Ariko je natangajwe n'amaraso nasanze aha bagenzi banjye y'intaraboneka pe. Twababaye cyane cyane ko turi ababyeyi bagiye bafite abana bageze muri ibyo bika. Twababaye cyane, twahangayikishijwe n'inkundo zisigaye ziriho, ugakundana n'umuntu ukabuzi yuko uwo muntu mukundanye pe, cyase akundanye n'umwana wawe. Nk'ubwo uwo mwana nubwo nge nari ntaramubona, iwabo ni hari hepfo ntago ari kure cyane, ariko bavugaga ukuntu bakundanye, ukuntu babanye, ntubashe gutekereza ko yabasha kumwaka ubuzima. Ahangaha byabereye duhagaze ni mu karere ka Rwamagana, aha ni mu murenge wa Munyiginya, tukaba turi mu mudugudu wababasha, aha ni mu kagari ka Nyarubuye. Tuhagera twaje kumenya icyabaye imbarutso kugira ngo aya makuru amenyekane. Uyu musaza mubona duhagararanye niwe nyirizi nzu ndetse n'umuturanyi w'aba ngaba, niwe waje kumenya aya makuru bwa mbere ubwo yumvaga induru, urusaku rw'umuntu wagongaga, ubundi akaza gutabara. Yahagera agasanga ibi. Nitwa Sagahutu Vincent. Uti ninjye nahageze mu ba mbere mbanje kumva urusaku, byari sanga he byagenze uti? Byari saa 8:10 za ninjoro, noneho numva umuntu agongera, noneho rero mpita nza inje, nahinze ko ari abana bo mu rugo n'ubundi ari ibisambo bibateye. Nje rero ngeze hafi haruguru y'inzu, nkebutse mbona n'uwo mukobwa wabanaga gukundana n'uwo musore, nsanga niwe uryamye, urugi rwari rukinguye, aryamye, umutwe uri ikijyepfo, amaguru ari haruguru, ari ikijyaruguru. Noneho nsanga aravirana amaraso menshi, mpita mvuza induru nkihagera, mbyutsa n'abaturanyi twari duturanye. Ubwo bamaze kuhagera tuyambaza n'inzego za leta, duhamagara kuri polisi batubwira ko yagiye kutwohereza ambulance ijyana uwo muntu kwa muganga. Ni ukuvuga ngo ambulance yahageze saa 10. Ubwo imaze ambulance ihageze, ababyeyi be bari bahari, hari se na musaza we. Dutera umukobwa tumushyira muri ambulance, bamujyana kwa muganga. Ageze kwa muganga arapfa. Uyu musore hano yari ahamaze igihe kingana iki? Yacuruzaga ibiki? Yacuruzaga utuntu twa buconco, imyunyu, amasabune, amandazi, yarahamazemo amezi 5. Nk'umuntu wahageze, uyu mwana w'umukobwa yari yishwate mu byo wiboneye? Ibyo nabonye yari yamukebye umuhogo akoresheje icyuma cy'igitare gifite ikirindi cy'igiti. Mwarakibonye icyo cyuma? Icyuma twarakibonye, cyari gihari n'ejo. Ubu kiri he? Nibo barakijyanye, ariko icyuma cyari gihari. N'ubuyobozi ejo bwaraje, nabo barakirebaga nyine, tubereka aho byahebeye, bajya mu nzu, icyo cyuma cye kiharambitse. Atinya kuvuga ko ari ishyano ryatugwiriye mu mudugudu, ariko nanjye ntuye hepfo hafi. Ariko saa sita nahahaga nkasanga uwo mwana ari mu rugo aha. uwo mukobwa na nimugoroba nkajya nza nkasanga arahari, nkanabaganiriza nkamubwira nti yewe sha ahantu uramenye ntuzamuca inyuma, ntugire ngo ntituba tubireba. Abana bagaseka nkabona mwarabibonaga ko bakundana rwose pe, nkabona nta kibazo gihari.
ariko jye natangajwe n'amaraso nasanze aha bagenzi banjye ntaraboneka pe. Narahigereye sanze bimeze ute? Mana nasanze bimeze nabi, nta nubwo nabyifuriza abantu bose uretse Imana yonyine ikwiye kubijyamo. Imana ikamudushyikiriza agahanwa igihano kimukwiriye cyuriya mukunzi we yakunze akamumenera amaraso. Cyane cyane ko turi ababyeyi bagiye bafite abana bageze muri ibyo bika, twababaye cyane, twahangayikishijwe n'inkundo zisigaye ziriho, ugakundana n'umuntu ukaba uzi yuko uwo muntu mukundanye pe, cyangwa se akundanye n'umwana wawe. Nk'ubwo uwo mwana nubwo njye nari ntaramubona, iwabo ni hariya hepfo ntabwo ari kure cyane, ariko bavugaga ukuntu bakundanye, ukuntu babanye, ntubashe gutekereza ko yabasha kumwaka ubuzima, kuko kenshi gashoboka yazaga n'ababyeyi babizi. Rwose ni ibintu twumvaga cyane mu majwi. Umusore nari muzi ariko umukobwa nari ntaramubona. Uyu musore bakunze kwita Kidumu wari usanzwe akorera ubucuruzi aha, abahageze mu bambere bavuga ko basanze inzu ikinguye ariko atayirimo. Abaturage bavuga ko nta bindi bari bamuziho uretse ko abari bamuzi nanone bemeza ko yari umusore wari ukunze gukoresha ibiyobyabwenge. Muri rusange abaturage bose ntibazi icyaba cyabaye imbarutso yo kugira ngo yambure ubuzima uyu mukunzi we. Nkigera aha ngaha nasanze umukobwa aryamye hano ku muryango agaramye areba hejuru, umutwe ugana hano, wari ukase hasigaye inyuma hato, ariko yakatishije icyuma ageze imbere hano hasamye. Iyi nzu umusore yakoreragamo yari ikinguye na butike irangaye. Umukobwa niwe wari uri hano, twagerageje kwinjiramo imbere ngo turebe, turagenda tugera mu cyumba kiri inyuma kuko ifite ibyumba bibiri. Turagenda dusanga kuri matora aho yamutereye icyuma, matora yuzuye amaraso n'icyuma yakoresheje cyari gihari. Ruhangaza Brigitte ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Munyiginya, nawe yagarutse ku byabereye muri uyu murenge, ariko yemeza ko uyu musore atarafatwa agishakishwa, ndetse aboneraho no kugira ubutumwa yongera kugenera abaturage muri rusange. Nawe uhasira cyamushakisha n'inzego z'umutekano. Oya ntacyo, kuko ababyeyi bombi byaba ku muhungu no ku mukobwa kuko bose baraturanye, ni abantu bavuka mu kagari kamwe. Bose bavuga ko nta mpamvu babona yari gutwamwira. Abaturage icyo kubabwira ni ukubabwira kwihangana, ikindi bakajya batangira amakuru ku gihe, nubwo biba bigoye nk'abo ngabo. Urumva n'ababyeyi babo ntabwo barimo kumva icyaba cyatumye amwita, kuko babonaga ari abana babanye neza. Ikindi no kubwira ababyeyi bakajya bamenya aho abana babo bari, ko nguyu iwabo ntabwo bari bazi ko ataraye mu rugo, barakinze we bagiye bumva tubahuruje yuko umwana wabo tumubonye bamutera ku icyuma, barakinze. Ubwo bakinze nawe arabyuka ajya kumusura uwo muhungu. Uyu muhungu uri mu kigero cy'imyaka 23, ndetse uyu mukobwa yambuye ubuzima we yari mu kigero cy'imyaka 18. Twavuye muri uyu mudugudu kuri ubu, amakuru twari dufite nuko uyu musore yari ataraboneka, dore ko bamwe mu baturage badatinya no kuvuga ko ashobora kuba nawe yari yahuye cyangwa se yari yambuye ubuzima, dore ko ngo bamubonye amanuka yerekeza ku kiyaga. Abatuye muri aka gace icyifuzo bose bagaragaza nuko mu gihe uyu musore yaba abonetse yazanwa mu ruhame akabazwa ibyo yakoze akabisobanura.